Ibihe byiza kuba umuntu wakoze subscribe kuri Ruhuru Ubuzima TV, komeza ugubwe neza kandi ugire amahoro y'Imana mu byo urimo gukora byose, ukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Nk'uko bisanzwe hano kuri Ruhuru Ubuzima TV rero tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye, ku makuru agezweho mu ngeri zitandukanye, ndetse tukagira n'igice cy'urukundo tugira tukavugaho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku gice cy'urukundo, tugiye kuganira ku ngingo ivuga iti ese ni igiki kiri gusenya ingo muri iyi minsi cyangwa se z'iki gihe? Niba rero utarakora subscribe, aka ni akanya keza ko gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ingingo nyinshi ziba ziri guca hano kuri Ruhuru Ubuzima TV. Kora subscribe rero winjire mu muryango mugari w'abakunzi ba Ruhuru Ubuzima TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Tugiye kuganira rero se ni iki kiri gusenya ingo z'iki gihe? Hano tugiye kureba ingingo 10 nibura bavuga turibandaho ziri kuba ku isonga mu biri gusenya ingo z'iki gihe. Ingo z'iki gihe rero ziri gusenywa, kuba ziri gusenyuka ni ikibazo, kandi iki kibazo cy'ingo zisenyuka muri iki gihe kirakomeye cyane, ndetse gifite n'impamvu nyinshi zitandukanye zishingiye ku mibanire, ndetse hari n'izishingiye ku bukungu, umuco n'ikoranabuhanga. Hano rero dore zimwe mu ngingo nibura 10 zikomeye ziri gutuma ingo z'iki gihe zisenyuka cyangwa se ziri kuba zasenya ingo z'iki gihe. Ntuze gucikwa rero, nyuma y'izi ngingo 10 turaza no kureba ingingo 10 z'inama nibura abantu bashakanye cyangwa se abantu bubatse ingo bagirwa kugira ngo urugo rwabo rukomeze rubeho mu mahoro. Ingingo ya mbere rero mu ngingo ziri gusenya ingo z'iki gihe ni ukunanirwa kuvugana cyangwa se kumvikana. Abashakanye hano rero benshi ntibafata umwanya uhagije wo kuganira ndetse no gusobanuza ibibazo byabo, hano guhishanya amarangamutima yabo no gutinya kuvuga ukuri cyangwa gukemura ibibazo bitaraba binini. Hano iyi ni ingingo ituma gusenyuka k'urugo rwose kuba hafi aho. Iyi ngingo ya kabiri ni ibibazo by'ubukungu. Hano rwose bigeze ku bibazo by'ubukungu, abenshi ubukene cyangwa se guhomba imirimo bitewe n'umunaniro cyangwa se n'izindi ngingo zitandukanye. Kutumvikana ku ikoreshwa ry'amafaranga, kudasangira inshingano z'ubukungu, hano nabyo biri mu bibazo by'ubukungu bishobora gutera gutandukana kwa hato na hato mu bashakanye. Ingingo ya gatatu ni ubusambanyi n'ubushurashuzi. Ubusambanyi n'ubushurashuzi harimo kuba umuntu yatitwara neza mu rukundo, kubeshanya cyangwa se gucana inyuma, cyangwa ugasanga umuntu yikundira telefone. Hari abo usanga bamwe bareba neza filime z'urukozasoni zisohoka n'ibindi bikorwa byo ku ruhande, usanga bitera umuntu kuba yashurashura akaba yaca inyuma uwo bashakanye. Ingingo ya kane hano ni ikoranabuhanga ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga rero hano zituma bamwe batakaza umwanya n'amarangamutima mu rugo, ugasanga umuntu yibereye muri telefone, ntashaka kumva mugenzi we babana cyangwa se umugore cyangwa umugabo we, yibereye muri telefone niyo yarangije imirimo runaka yiberamo, ugasanga ntashaka kwita kuri mugenzi we, ndetse no kugereranya ubuzima bw'abandi n'ubwawe bikakurinda kunezerwa n'uwo mwashakanye. Hano rero duhita tugaruka ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga iyo uzigiyeho ubona ubuzima bw'abantu batandukanye, abateye imbere, ugasanga wenda uri gushaka kwigereranya nabo, nyamara wowe hari urwego ukiriho ukeneye kuba wazamura kugira ngo wenda nawe gake gake uzagere ku rwego rwabo bateye imbere. Ingingo ya gatanu ni umuco w'ubwirasi n'ubwigenge burenze. Hano kunanirwa rero kwihanganirana no kumva ko buri wese akwiye kuba nyir'ijambo wenyine mu rugo, ugasanga niba ari umugore cyangwa se umugabo, niba ushaka kugira ngo abe nyir'ijambo mu rugo, ntashaka kugira ngo undi agire igitekerezo yaba yatanga, ugasanga nawe umuco w'ubwirasi nawo uri kuzamo. Kuba umuntu ahora yifuza kuba furi mu byo akora byose, ntagire uburyo bwo kuba yafatanya n'abandi, kuba yumva ashaka kuba furi. Ingingo ya gatandatu rero ni ukutamenya uruhare rwa buri wese mu rugo. Ugasanga umugabo ntabwo azi inshingano ze cyangwa se uruhare rwe, ugasanga umugore ntabwo azi uruhare rwe. Hano hari abagabo bamwe rero birengagiza inshingano zabo zo kuba
umutwe w'urugo, cyangwa se ugasanga hari abagore nabo bamwe nabo birengagiza inshingano zabo, cyangwa bakumva ko batagomba kumvira abagabo. Ugasanga hano umugore cyangwa se umugabo ntabwo ari kumenya inshingano afite mu rugo, hahandi usanga umugabo ari uri kuremberana cyangwa se uri gukora imirimo. Yego wenda hano ubwuzuzanye n'ubwumvikane burakwiye, ariko ugasanga hari ibyo umugabo ari gukora umugore yagakwiye kuba amufasha, cyangwa se hari ibyo umugore ari gukora umugabo yagakwiye kuba amufasha, ariko ugasanga uruhare rw'umwe rwabuze, undi ari we ubirimo wenyine. Ingingo ya 7 hano ni ukutagira indangagaciro na gahunda z'iyobokamana. Ingo nyinshi hano zitagendera ku ndangagaciro zo kwizera, gusenga no kubabarirana, akenshi zikunze gusenyuka, kuko buriya no gusenga urugo rwagakwiye gufata umwanya rukicara, umuryango wose ukicara ugasenga ukiragiza Imana, ndetse hakabaho no kuremamo icyizere cyo kugira ngo habeho kwizerana hagati yabo bashakanye ndetse n'umuryango. Kubura inshingano, kuba ishingiro ry'umwuka no kutagira igihamya gifatika cy'urukundo. Aha ngaha iyi ngingo rwose sinyigarukaho cyane. Ingingo ya 8 ni uguhitamo nabi uwo mwashakana. Hano gushinga urugo utazi neza uwo muri kumwe ni ikibazo rwose, iki ni ikibazo, ndetse no kurushinga hagamijwe inyungu. Hano urugero, kurushinga hagamijwe inyungu, urugero nk'amafaranga, ubwiza, ibinyoma byo kuri interineti. Hano ugasanga umuntu nubwo mushakanye ariko yakunetse neza ko azi neza ko wifitiye amafaranga, ugasanga wenda ntabwo ari n'urwo rukundo nyakuri rumuzanye, ahubwo ajya gukurikira amafaranga. Ikindi hano ugasanga ni ubwo bwiza, yakubonyemo ubwiza, ariko se ubwiza bw'inyuma butari ubwiza bw'imbere, ubwiza bw'inyuma butari ubwiza bw'imbere bwo bwabavuze iki? Hano rero nibwo uzasanga umuntu abanye n'undi, ugasanga yego yamubonanye ubwo bwiza bw'inyuma, ariko se ubwiza bw'imbere burihe? Ugasanga nubwo babanye ubwo bwiza bw'inyuma rifite, ariko ntabwo ari mutima w'urugo. Ikindi, ibinyoma byo kuri interineti, hahandi bahurira kuri za social media, Facebook, Instagram, WhatsApp n'izindi mbuga, ugasanga barakundanye, nyamara ntabwo uzi imico ya buri wese, ntabwo azi imico ya mugenzi we. Hano rero uru rukundo ruba rwaravuye kuri interineti, hano akenshi narwo ruri mu bisenya ingo, ugasanga abantu nubwo babanye nta kurambana kurimo, kubera urukundo rwabo ari urwo ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ariho bahuriye, bahura bataramenyana neza. Ingingo ya 9 ni ukubura inama n'ubufasha. Kubura inama n'ubufasha, kudashaka inama z'abashinzwe ubujyanama cyangwa se abashinzwe imibanire. Hano ikindi ni ugufata neza icyemezo cyo gutandukana mu buryo bwihuse, hatabayeho kuganira no kwiyunga. Hano rero iki ni ikintu kibi, iyi ngingo ni ukwitondera, kuko iyo habayeho guhubuka ntufate neza, ugatandukana n'umuntu utabanje gufata neza icyemezo, hano rwose ntabwo aba ari ibintu bikwiye. Wakabaye utandukana n'umuntu wamaze neza kwinonosora neza, cyangwa se wamaze kugisha inama ahantu henshi hatandukanye, ndetse no mu bajyanama bakabona ko ni urukundo rwanyu rutagishobotse, cyangwa se mutagishoboye kubana kubera ingingo twavuze haruguru, cyangwa se n'ibindi bintu. Ingingo ya 10 dusoza rero kuri izi ngingo 10 ni ugutesha agaciro urugo. Gutesha agaciro urugo kugira ngo umuntu yumve ko urugo rutari ibintu by'ingenzi, ugasanga ntabwo ibintu by'urugo bimufasheho, yibera mu zindi gahunda zitandukanye, ibintu by'urugo ntabiha agaciro, cyangwa se ugasanga kwirukira ubuzima bw'inyuma kurusha kubaka imbere mu rugo. Ugasanga urugo rwe ahantu atashye, cyangwa se ubuzima bw'aho mu rugo ntabwo bushishikaye, ahubwo yishishikariye ubuzima bwo hanze, ariko no hanze mu mibereho yo hanze itandukanye, nyamara ubwo mu rugo atabwitayeho. Hano rero tugiye kuba twabagezaho izindi nama 10 ku bantu bashakanye. Iyi nama 10 bakwiye kugendera kugira nibura babungabunge urugo rwabo rutaza gusenywa n'ibi bintu 10 tumaze kuvuga haruguru. Hano tugiye kuba twavuga rero ku ngingo 10 zagufasha, cyangwa se inama zagufasha kugira ngo ubungabunge urugo rwawe rutaza kuba rwasenywa n'ibi tumaze kuvuga haruguru. Hari inama rero nyinshi hano zafasha gukomeza no gukiza ingo ziri mu bibazo.
muri iki gihe, zikubiyemo imyitwarire, indangagaciro n'imibanire igomba gushingirwaho n'abashakanye. Hano rero izi nama 10 tugiye kuba tuzigarukaho. Inama ya mbere, abashakanye mujye muganira kenshi kandi mukoreshe ukuri. Mufate umwanya wo kuganira ku byo mwabajwe nabyo, ibyifuzo n'ibyifuriza ejo hazaza hanyu. Ikindi kandi mujye muvuga ukuri mutabogamye, kandi mwirinde amagambo atesha agaciro mugenzi wawe, ku buryo buri wese yakwirinda amagambo atesha agaciro mugenzi we. Iyi nama ya kabiri, mujye mwubahana ndetse no mu bihe bikomeye. Buriya buri wese yubashye mugenzi we cyangwa se ubwubahane ni ishingiro ry'urukundo rurambye. Buri wese yubashye mugenzi we, habaho kubona kwizerana ndetse bikaba byakora urukundo rurambye. Ikindi, ntukavuge nabi uwo mwashakanye, haba mu ruhame cyangwa mu ibanga. Ingingo ya gatatu, mujye musengera urugo rwanyu. Ingingo yo gusenga rwose, gusenga hamwe bituma mugira umutima wo kwihanganirana ndetse n'umutima wo kubabarirana. Imana niyo iha urugo imbaraga, amahoro n'urukundo rutazima. Inama ya kane, mujye mwirinda kwishora mu busambanyi cyangwa amagambo y'ubutinganyi. Ibi ngibi biba bitangirira ku bintu bito, nko guhamagara utari umugabo cyangwa se umugore wawe, kwandikirana amagambo y'urukundo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi. Ikindi, mujye murinda imitima yanyu n'amaso yanyu ibibi. Inama ya gatanu, mujye musangira inshingano mu rugo. Hano amafaranga, imirimo yo mu rugo ndetse no kurera abana, byose ni ibyanyu mwembi. Hano niba mubonye amafaranga, ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu umwe ayikubire yose, ayikoreshereze mu buryo ashaka atabanje kubiganiraho na mugenzi we. Imirimo yo mu rugo hano nta kuyiharira umuntu umwe. Umuntu umwe niwe ugomba gukora imirimo yo mu rugo, mwese mugomba gufashanya. Hano noneho kurera abana hano izi inshingano za buri mubyeyi, kuko muba mwarababyaranye, wese aba agomba gufata iya mbere akavuga ati abana ni abanjye, reka mbahe uburere bakwiye kubera ko ari abanjye. Ikindi, igihe umwe ananiwe, undi amufasha aho ashoboye. Niba umwe ananiwe, undi yagakwiye kuziba icyuho cy'aho atari. Inama ya gatandatu, mujye mwiga kwihanganirana. Buriya abantu bose bafite intege nke. Igihe cyose uzifuza ko mugenzi wawe ahora ari perfect, uzahora ubabaye. Hano ntabwo mugenzi wawe yahora ari perfect rwose, ibyo turabizi. Nta ntungane ihoraho, nta muntu w'intungane uhoraho. Mugenzi wawe yakosa, nawe wakosa. Hano ahubwo ikintu kigomba kuba ni ukujya mwihanganirana. Mugenzi wawe niba nyiri agakosa, ujye umwihanganira, kuko buri wese yakosa, nawe wakosa. Ikindi, mujye mureka uburakari bwihuse, ahubwo mwige gutuza no kubabarirana. Hano ukabona umuntu akoze agakosa ngo uhite umurakarira, ufite uburakari burenze, ahubwo icyiza hagakwiye gutuza no gushishoza ndetse ukamwihanganira, ahubwo ikikwiye hano ukareba ukamugira inama ku buryo atazongera kugwa mu ikosa. Inama ya karindwi, mujye muha umwanya urukundo. Gukundana bisaba igihe ndetse n'amagambo meza. Ibikorwa by'urukundo, urugero nko gufata mu kiganza, gutemberana, gutega amatwi ndetse no gutegana amatwi. Urukundo rurakomeza iyo rufashwe nk'igiti cyitabwaho buri munsi. Inama ya munani, mujye mugisha inama aho bikomeye. Hari abajyanama mu mibanire, abo bita se abakansera mu ndimi z'amahanga, cyangwa se abashumba. Abashumba ni aba baba bayobora amadini n'amatorero runaka, ndetse n'abandi bantu b'inararibonye bashobora kuba babafasha mu bijyanye n'imibanire yanyu cyangwa se mu rukundo rwanyu. Ikindi ni ukudashaka ubufasha, ikindi kuba utashaka ubufasha bituma ikibazo
kirushaho gukura. Inama ya 9: mujye mureka kwigereranya n'abandi. Ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga siko biba ari ukuri. Buriya ibintu tubona ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye, ntabwo biriya bintu byose tubona aba ari ukuri. Haba harimo abantu baba babikoze, haba harimo gukabya kugira ngo wenda bibonere inyungu runaka bitewe n'icyo bashaka. Hano rero buriya ntitukigereranye na biriya byose tubona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media, kubera yuko buriya babikora baba hari inyungu baba bagamije, ahubwo tujye tureba ubuzima bwacu aba aribwo dushingiraho dushake uko twabwubaka. Ikindi, urugo rwawe nirwo rwagakwiye kukubera indahiro, cyangwa se ntimugapfushye ubuzima bwanyu ubusa mu kwifuza iby'abandi. Nimwifuze iby'abandi, mukifuza iby'abandi, ahubwo icyiza muzakore mugere ku byanyu kugira ngo iterambere ry'urugo rwanyu rigume kuzamuka. Inama ya 10 dusoza: mujye murera neza abana banyu mufatanyije. Buriya abana bareba uko ababyeyi babo babana, bigira uruhare ku mibanire yabo. Niba basanze se niba ari abana bamaze kwijuka cyangwa se niyo bataba barajijutse ariko bakaba barakuze babona muhora muhanganye, abo bana ubwo burere mwaba muri kubaha ni ubuhe burere? Ahubwo icyiza mukwiye kugira uruhare mu kubarera neza, mukabana neza, nabo bakareba bakabafatiraho urugero. Ikindi, mujye mufatanya kubarera mu rukundo no mu kubatoza indangagaciro, kugira ngo nabo bazakure nibura bazavemo abantu bafite umutima wo gukunda ndetse n'umutima w'ubutwari ndetse no kugira izo ndangagaciro. Urakoze rero wowe twabanye muri video yose ikaba irangiye tukiri kumwe, icyo usabwa ni